Haleluya. Yesu ashimwe. Mwaramutse neza. Reka dushime Imana itugiriye neza muri iki gitondo. Ikaba iduhaye amahirwe yo kuramuka turi bazima, izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Muri iki gitondo rero tugiye kuganira amagambo avuga ngo urugendo rwo gukuraho isabato. Turi kumwe? Turashaka kuganira ku muntu witwa Trump n'urugendo rwo gukuraho isabato. Noneho tuze kureba ni iki Imana iri kuhavugira. Reka tubumbure Bibiliya rero duhurire mu byahishuwe mu gice cya 14 ku murongo waho wa 9. Byahishuwe cya 14 umurongo waho wa 9 twumve haravuga ngo iki. Kugira ngo tuhagere niturangiza dusenga. Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 9. Mbere yuko dutangira rero gahunda mureke duce bugufi tubanze dusenge Imana. Uwera, 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 Imana ikomeye, data wa twese uri mu ijuru, twemerere tugushime muri iki gitondo nubwo dufite iminwa yanduye, ariko nk'uko umubyeyi atajya atabana yabyaye, nawe waratubwiye ngo utanze igitambo muri Kristo Yesu kandi uzizera wese azahabwa ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana. Turagushimira yuko watugize abana bawe uhabwa icyubahiro. Rero muri iki gitondo tugiriye neza, wongeye kwemera ko turamuka, unongeye kwemera ko tura mu ijambo ryawe ryera kugira ngo twumve inama zikomoka mu ijuru. Turagusabye kugira ngo nyaboneka mwami ntuduhishe ubwiru bwawe bwihishe muri iri jambo, utunganirize imitima yacu kugira ngo ushyirweho ikimenyetso cyawe. Turakwinginze kugira ngo utubarire ibyaha byacu n'inenge zose Satani yaba yaraduteje, kugira ngo muri iki gitondo ubuntu bwawe bubane natwe, kandi marayika uri kuzenguruka ashyira ikimenyetso kubiteguye abashe kudushyiraho ikimenyetso binyuze mu ijambo ryawe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Mu byahishuwe igice cyawo cya 14 ku murongo wa 9 hari amagambo ahari aravuga ngo marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati, umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa mu kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana yiteguye idafungwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Umwotsi wo kubabazwa kwabo ucumba iteka ryose, ntibaruhuka ku manywa na nijoro abaramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo. Aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Tugiye guhagarikira aha ngaha twumve iby'aya magambo. Nimba hari igihe cyabayeho abantu bari bakeneye kongera gusubiramo kwiga ibijyanye n'ubuhanuzi bwa Bibiliya, icyo gihe ni iki ngiki. Kandi isi yose ihanze amaso abantu bitwa abadivantisiti b'umunsi wa karindwi. Impamvu isi yose iduhanze amaso nuko ari twebwe Imana yabikije ibyera byayo, nitwe Imana yahaye ubushobozi bwo kwica isi cyangwa kuyikiza, kuko nitwe dufite ubusobanuro bw'ibintu bigenda bitranspairinga mu isi yacu, nitwe dufite ubusobanuro bw'ibimenyetso bizabanziriza kugaruka kwa Yesu, nitwe dufite ubusobanuro bw'icyo abantu bazakora kugira ngo batazatungurwa. Nimba ari twe, isi ikaba yarabimenyeshejwe ko ubwo butumwa tububitse, kandi ubwo busobanuro bw'ibintu bizaba mu isi ari twe tubufite. Hakenewe abarinzi bizerwa bo ku nkike bazahagarara bakavugiriza impanda i Siyoni, bakavuza impanda bakabwira abantu kwiyiriza ubusa no gusenga, bakabwira abantu yuko ishyano rimanutse kugira ngo abantu bamenye umwanya bagomba guhagararamo. Mbese nibyo hakenewe abo bantu rero. None se uyu mumarayika yavuze iki? Hari ibintu byigeze biba muri Matayo 24. Umwami Yesu avuga ibimenyetso bizabanziriza kugaruka kwe, avuga ibimenyetso bizabanziriza kurimbuka kwa Yerusalemu, avuga ibimenyetso by'imperuka y'isi. Muri ibyo bimenyetso Yesu yavuze ikimenyetso cya mbere, avuga n'ikimenyetso cya nyuma. Kaba ari akaga rero kwicara hano utazi ikimenyetso cya mbere, utazi n'icya nyuma.
icya mbere cyaza kikakujyana, icya kabiri kikaza kikakujyana, icya gatatu kikakujyana kugeza ku cya nyuma yavuze, yarangiza kukivuga noneho akavuga ngo ibyo byose nimubibona muzamenye yuko ari hafi kandi ageze hehe ku rugi. None se muri ibyo byose yavuze hasigaye bingahe? Hari ikimenyetso yashyiremo abantu b'i Yerusalemu kiri ku murongo wa 15. Aravuga ngo kandi ubwo muzabona cya kizira cy'umurimbuzi cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera, ubisoma wese agira ate abyitondere. Abantu bakagombye kuba barize ubuhanuzi bwa Daniyeli, kandi ubwo buhanuzi bakaba bazi ubusobanuro bwabwo, kugira ngo nibabona ikizira cy'umurimbuzi ariko icyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli bazabe bazi kugitandukanya n'ibindi bizira byose byabaga i Yerusalemu. Se turi kumwe yemwe? None se ko icyo kimenyetso gifite simbole, kiri simbolike muri iki gihe cyacu, kigomba kuzaba gifite ikindi kimenyetso natwe tubwirwa gisa nk'icya Yerusalemu nabo bahuye nacyo. Iki kimenyetso ni iki? Ni ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Marayika wa gatatu niwe tubonye ikosa rizakorwa urikoze wese agahita anywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana. Turabwiye ngo marayika wa gatatu akurikiraho, avuga ijwi rirenga, aravuga ngo umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga cyangwa mu kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga. Bageze ku murongo wa 12 baravuga ngo aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera iki? Amategeko y'Imana. Kuki wongeye kugaruka mu ikintu cyitwa amategeko? Kandi ubundi Imana irema ijuru n'isi yabihaye amategeko, iha amategeko isi agomba kugenga isi ifite amategeko ayigenga. Kimwe mu bintu bizagaragara muri iyi si ko iyi si Satani ayishimuse, nuko azayikuramo amategeko y'Imana. Nkuko mumenyeye ibihugu birwana n'ibindi, iyo igihugu kimaze kunesha ikindi, aho kimaze gufata gihita cyashinga amategeko y'ingoma yacyo mashyashya. Se turi kumwe yemwe? Mu rugamba ruheruka rero tubwirwa mu Byahisho igice cya 12, Mikayeli yabyatangiye ahaguruka na Satani n'ingabo ze barahaguruka. Natwe mu rugamba ruheruka rwo kurwanya ingoma y'Imana, Satani nafata iyi si kugira ngo agaragaze ko ari we wayiremeye, ndetse n'ibyaremwe birimo ari ibye, azahita ashingamwe amategeko ye, akuremwe amategeko 10 y'Imana, ashyiremo iki? Amategeko ye. Ese Imana izabitsinzwe? Oya, ntabwo izabitsinzwe, ahubwo turabwiwe ngo aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana kandi bakagira guhamya kwande, kwizera kwa Kristo. None se kwizera kw'abera, aba bantu bitwa abera bazaba ari abantu bari hehe? Bo ntibazaba bari mu iyo si yakuye amategeko y'Imana? Mbese ko tuvuge ngo niho hazaba hari ukwihangana kwabo. Ugiye ku murongo ukurikiyeho baravuze ngo uhereye icyo gihe hahirwa bapfa bapfira mu mwami. Bizaba ari ibintu bikomeye cyane. None se ikibazo tubwirwa ngo iki? Mwese muzi ko twarebanye live y'ibijyanye n'ibyaberaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twari live rwose, twarabikurikiye. Ndagira ngo umuntu wese akurikije ibyo yasomye n'ibyo yize, ni ikihe kimenyetso cyagaragaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo bari muri gahunda y'amasengesho ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Kandi aya masengesho nayo reka tuyarebeho. Ibyahisho igice cya 16 umurongo waho wa 14. Urebe 16 umurongo wa 14, handitswe ngo iki? Kuko ariyo myuka y'abadayimoni, hera ku murongo wa 14 ntacyo. Kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, igasanga abami bo mu isi yose. Zahereye kwa 13 ra. Nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka, no mu kanwa ka ya nyamaswa, no mu kanwa ka ya nyamaswa, no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma, havamo imyuka 3 mibi isa n'iy'ibikeri. Kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, igasanga abami bo mu isi yose, isanga abami bo mu isi yose kugira ngo ibahururize kujya ku munsi ukomeye w'Imana ishobora ibingana iki? Ubwo Imana igiye kugabwaho igitero n'abantu bangana iki? Mwumve, icyambere ni akanwa ka cya kiyoka, n'akawa muhanuzi w'ibinyoma, n'akaya nyamaswa. Si batatu bafite mu kanwa kabo harimo imyuka 3 isa n'iyiki? N'iy'ibikeri. Nabo bafasha abami bo mu isi, ubwo n'abaperezida bose
barabahuruza ngo bajye mu rugamba rw'umunsi ukomeye w'iki. Uyu munsi ukomeye w'Uwiteka ni uwuhe? Yesaya igice cya 58 haratubwira ngo umunsi ukomeye w'Uwiteka ni isabato. Se turi kumwe yemwe? Nta kindi rero iyi myuka itatu isa n'ibikeri iri gukora ngo ihururuze abantu kujya mu rugamba rw'umunsi ukomeye, mu rugamba rw'isabato. Nta kindi ni isabato. None si imyuka itatu isa n'ibikeri ari iri kuyobya abantu, niyo yateraniye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Reka tubirebe. Iyi myuka itatu isa n'ibikeri yari ihari. Impamvu nuko ari nabyo bihuza neza n'ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Marayika wa gatatu yari ari kuvuga ngo umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyayo. Mwumve neza, twamaze kubibona ko ikimenyetso cy'inyamaswa tugiye kukireba ni itegeko, ni ugushyiraho uyu munsi wo kuruhuka, gushyiramo ubutegetsi bw'inyamaswa n'ikimenyetso cyabwo ko cyafashe ubutegetsi, ko inyamaswa nyirizina yafashe ubutegetsi. Ikimenyetso cyayo nuko izashyiraho umunsi wo kuruhuka. Imana itashyizeho nk'uko Imana nayo yaremye igashyira ikimenyetso ku biremwa byayo n'umunsi wo kuruhuka. Iyi nyamaswa nifata ubutegetsi izashyiramo amategeko yayo. Noneho bihinduke ngo aho niho kwihangana kwabera kuri bitondera amategeko y'Imana. None marayika wa gatatu yavuze iki? Marayika wa gatatu yavuze ngo umuntu naramye inyamaswa si kimwe n'igishushanyo cyayo, si bibiri, agashyirwaho ikimenyetso cyayo. Igishushanyo cy'inyamaswa tubwirwa yuko ari ubuprotestani bwaguye, buzihuza na leta, ubutegetsi bw'iyobokamana bugasigara buyobora leta. Uyu munsi rero muri Amerika hari iki kugira ngo tubyumve? Twahabonye, ntitwari duhari twese, umuntu wese aravuga ibyo yabonye. Twabonye amatorero n'amadini yose ya giprotestani yari ahari, buri dini ryose ryacishijeho ikibwirizwa rivuga yuko bifuza ububyutse, rivuga yuko bifuza revival, bivuga yuko bifuza kwiyegurira Uwiteka, bavuga yuko uhereye itariki 17 bose bituye Uwiteka. Trump yafashe Bibiliya ye arayibumbura mu byo ku ngoma bya mbere, igitabo cy'ibyo ku ngoma igice cya 7, arabumbura havuga ngo maze rero nindamuka nkinze ijuru imvura nigwe, cyangwa se nkohereza mu gigirimbura mu gicuku, maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagapfukama bagasenga bagashaka mu maso hanjye, nzabumva ndi mu ijuru mbakiriza igihugu. Kugira ngo mwumve ayo mahano n'iryo somo Trump yasomye uburyo riteye akaga. Iyo Abisirayeli bagomaga mu gihe cya kera, Uwiteka yabakoreraga ibintu bibiri: yabatezaga icyorezo cyangwa se akabuza imvura kugira gute kugwa. None natwe tubwirwa yuko ipaje y'intambara ikomeye ya 415 yuko isi izaterwa n'intambara, igaterwa n'ibyorezo, bikazahagarara ari uko umunsi w'icyumweru wamaze guhatirwa abantu. Bivuze ko ubu bubyutse bwari ubw'ikinyoma. N'ikintu nabonye jewe abahagurukaga bose, abenshi nabonye bahagurukaga bavuga ngo turifuza yuko uyu munsi ari umunsi uzajya uhoraho wo kugira ngo dusenge, twikubite imbere y'Imana, igihugu cyacu gihabwa imbaraga. Yego. Bavuga bati uyu munsi rwose ni umunsi dushaka ko uzajya ugenda ugarukira. Ngicyo rero. None kandi Trump we mbere yuko bajyamo hariya ya proclaiminze yashyizeho kwamamaza isabato. Kandi isabato tuzi iyi nyamaswa iri kwamamaza uko tubwirwa ngo ni imyuka itatu isa n'ibikeri izayobya amahanga. Bivuze ngo igikeri kigira uburozi, muri bwo kigira venom, uburozi muri cyo burya mu kabuno kacyo gikandagiyeho cyangwa ukagikanda havamo ibintu by'umweru, birya bintu birimo uburozi. Iyo bavuze uburozi rero, iyi myuka itatu isa n'ibikeri iva muri ibi bintu bitatu: inyamaswa, umuhanuzi w'ibinyoma ndetse n'ikiyoka. Bivuze ngo inyigisho zizava muri ibi bintu umuntu wese uzazinywa agomba guhita apfa byanga bikunze. Kandi ikindi tuzi ku gikeri, igikeri ni igikeri kigira intego, kikavuga ngo nimba kikava aha ngaha cyerekeye muri raguni, ariko kugira ngo kizahagere kigatinda, kigataruka kikaruhuka gahoro paka kizagerayo. Rero igishushanyo yuko ibyo gikora n'ubundi kiba gifite umugambi, ariko kikabigendamo gahoro gitaruka gihagarara, umuntu yuko gishobora kuba kitagiye kugera aho kigiye kugera, ariko gisiga mu iguni ukagisanga muri ndi cyahageze. Nuko nguko nabariye rero umugambi wabo akenshi bakwereka ko ari byiza,
hari ibindi byihishe inyuma kandi bakabigendesha gahoro kugeza ku ntego yabo bayigize gute bayishyitse. None se nimba amadini cyangwa se wa muhanuzi w'ibinyoma n'abadivantisite rega bari bahari ntitwababonye, twabonye umudivantiste uri influenced witwa Ben Carson, nawe yanyujijeho rwose, yanyujijeho icyigisho, nawe isomo yabumbuye, nawe afite isomo yabumbuye rwose. Turaza kugira umwanya rega biya bintu tubisobanure tubishyira ahagaragara. None nimba amadini se yasabye leta kavuga ati twarangiritse mu mico mbonera, none kandi n'ibi byorezo biriho, kimwe cyabaga mu Bisirayeli kugira ngo Imana idutabare ibihagarike, nimudushyireho umunsi wo kuruhuka. Ngo iki? Nimudushyireho umunsi wo kuruhuka, twiyegurira Imana, turebe yuko yakiza mu gigirimbura mu gihugu, yarangiza igakingura n'imvura ikagwa. Niryo somo Trump yasomaga. Ni iki rero cyabaye mu buhanuzi turahise turabwira isi? Ntabwo isabato yakuweho, ariko hatangiye urugendo rwo gukuraho iki? Isabato. Reka tubisome muri iki gitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ingingo ya 467. Mwumve akagiye gukurikirana n'ubu bubyutse. Itegeko ry'igihugu ryo kuruhuka icyumweru dimanche nibwo buhakanyi bwacyo. Kugira ngo biringire kwamamara no kurindwa, abanyamategeko bazadohora bemere kumvira ibisabwa n'itegeko ry'icyumweru. Kubw'iteka rizahatira abantu kubahiriza itegeko ryashyizweho n'ubupapa bica amategeko y'Imana, igihugu cyacu kizareka burundu iby'ubutabera. Nk'uko gusatira Yerusalemu kw'ingabo z'Abaroma byabereye abigishwa ikimenyetso cy'uko ugiye kurimbuka, niko ubu buhakanyi buzatubera ikimenyetso cy'uko kwihangana kw'Imana kugize gute? Kurangiye. None se iki kimenyetso ntacyo twabonye, ariko turi mu rugendo rwo kukibona. Trump yagaragaje isomo riri mu byahishe igice cya 6 umurongo wa 1 n'uwa 2. Yagaragaye muri kirya gishushanyo yicaye ku ifarashi y'umweru, yambaye imyenda y'umukara. Ubundi umukara ugereranya umwijima. Se turi kumwe yemwe? Umukara ugereranya umwijima, ifarashi ikagereranya intambara. Ariko ngo iyo umurongo wa 2 w'icyo gice uravuga ngo iyo farashi ndayibona, uwari uyicayeho ahabwa kunesha, kandi ngo ahora agira ate? Ahora anesha. None se niba tubwiye ngo ni imyuka itatu isa n'ibikeri isanga abami bo mu isi kugira ngo ibahururize kujya mu ntambara, none uwicaye ku ifarashi ari guhuruza amahanga kujya hehe? Mu ntambara y'umunsi w'Uwiteka. Ese ubwo noneho ntabwo biri gusobanuka neza? Bivuze ngo reka mwumve Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ingingo ya 447. Aravuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizatangaza amategeko yo kuruhuka ku cyumweru dimanche. Ubwo ishyanga ryacu rizahakana ku mugaragaro amahame ya leta yaryo, kugeza ubwo rizatangaza itegeko ry'icyumweru. Ubu Protestani buzabikora bufatanye mu kiganza n'ubupapa. Abaprotestani tubwirwa ko bari basigaye ari abadivanisiti bakomeza amategeko 10 y'Imana. None se nabo niba bari muri uru rugamba rwo guhurura ngo bajye ku rugamba rw'umunsi w'Uwiteka, ese abantu dukwiye kwiringira ngo abadivanisiti bazahagarara mu mategeko 10 y'Imana? Oya, nimba bari kujyana n'iyi myuka itatu isa n'ibikeri, nabo nta cyizere dukwiye kubagirira. Ahubwo turabwirwa ngo abantu basigaye bindahemuka, nk'uko muri itorero rya Sarudi ryabwiwe ngo icyakora mfite icyo ngushimira, nuko muri wowe ufitemo bakeya batanduje mucunganiro n'abadivanisi bataranduza imyenda yabo. Niba ubutumwa aritwe twabubwirizaga, se turabubwiriza gute nitujya natwe mu myuka itatu isa n'ibikeri? Ni mucungane tubwire isi tuyitangarize, mucungane n'abadivanisi basigaye bakeya bataranduza imyenda yabo. Aba nibo Uwiteka azakomeza gukorana nabo muri ubu butumwa Imana yaduhaye. Ikimenyetso cyasigaye se ni iki? Igishushanyo tujya tubwirwa twabonaga bapfukama bikubita imbere bubamuka, twakibonye cyari gihari. None se kuki Nebukadinezari yakoze igishushanyo afite icyo yeretswe, agakora ikindi gitandukanye n'icyo yeretswe, agatangira guhamagarira abantu kuza kukiramya, yarangiza icyo yakoze akaba ari cyo asaba abantu kuramya, kandi hagatangwa itegeko ryo kwicwa, akavuga ngo umuntu utari buramye igishushanyo nakoze wese araza kwicwa. Ibyo koko se icyo yarose ntabwo ari cyo yakoze? Ntabwo ari cyo yakoze, yakoze kopi.
ku cyo yarose turakizi, cyari gifite umutwe w'izahabu, gatuza amaboko ari ifeza, ibibero ari umuringa, ibirenge ari ibyuma n'ibumba. Arangije warahindura yikorera ikindi na kopi, arangije ahamagara abantu bose bo mu mahanga yose kugira ngo baze kuramya icyo gishushanyo yakoze. Arangije aravuga ngo nimwumve ibubura cyangwa impanda zivuze mwese mumanuke mujye muramye igishushanyo. Abakuru b'ingabo barubama, abategetsi barubama, abakuru b'intara barubama, abadogiteri barunama, bagiye kubona babona hari abasore 3 basigaye bataramije. Yakoze igitandukanye. Fata imirongo Daniel igice cya 3 30 ya mbere ibanza. Wadusomera ntabwo wagera muri Daniel vuba, ntabwo wagera muri Daniel vuba ngo dusomere twumve igishushanyo rwose. Imirongo nk'itanu ya mbere rwose, tubyumve ko turugana mu magambo avuga ngo Trump. Igishushanyo umwami Nebukadinezari yakoze ntabwo ari icyo yeretswe. Icyo yeretswe kiri mu gice cya 2. Noneho icyo yakoze bari kudusomera. Umwami Nebukadinezari yakoze igishushanyo cy'izahabu. Uburebure bwacyo bwari mikono 60. Ubugari bwacyo bwari mikono 6. Agihagarika mu kibaya cya Dura mu gihugu cy'i Babuloni. Umwami Nebukadinezari atuma abantu bo guteranya abatware b'intebe n'ibisonga byabo. Nuko umwami Nebukadinezari ateranya abatware ndetse n'ibisonga byabo, n'abanyamategeko n'abacamanza, n'abanyabigega n'abajyanama, n'abirutsi n'abatware bose bo mu bihugu byabo, ngo baze kweza icyo gishushanyo. Umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Icyo gishushanyo umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Nuko abatware b'intebe n'ibisonga byabo, n'abanyamategeko n'abacamanza, n'abanyabigega n'abajyanama, n'abirutsi n'abatware bose bo mu bihugu byabo no mu bihugu byaho baraza. Ndetse n'abo mu bihugu byaho barangije baraza. Bateranwa no kweza icyo gishushanyo. Umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Bahageze bahagarara imbere yacyo. Nuko umuntu uhamye itegeko ry'umwami arangije avuza akadende ati, yemwe bantu b'amoko yose n'indimi zitari zimwe, yemwe bantu b'amoko yose mwe n'indimi zitari zimwe, nimwumve uko tubategeka. Ngo nimwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, muhere ko mwubame hasi, muramye igishushanyo cy'izahabu umwami Nebukadinezari yakoze. Ariko umuntu wese wanga kubarara hasi ngo aramye, ako kanya arajugunywa mu itanura ry'umuriro. Nuko abantu bose bumvise amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabumbura. Nuko abantu bose bumvise uwo muziki w'ibyo bicurangisho n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga nk'uwari umuziki wari uri hariya mwawubonye. Abamoko yose n'indimi zitari zimwe bubarara hasi, baramya icyo gishushanyo cy'izahabu umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Uwo mwanya haboneka abakarudaya baza kurega abayuda, babwira umwami Nebukadinezari bati, Nyagasani
nyaguhoraho washyizeho itegeko ngo umuntu wese uri bwumva amajwi ni wowe washyizeho itegeko ngo umuntu wese uri bwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga yubarare hasi ngo aramye igishushanyo cy'izahabu yubarare hasi narangiza aramye igishushanyo cy'izahabu ngo n'umuntu wese wanga kubarara hasi ngo n'umuntu wese wanga kubarara hasi wakiramye ajugunywe mu itanura ry'umuriro niyanga kukiramya ajugunywe mu itanura ry'umuriro ugurumana nuko rero hariho abayuda none dore rero habonetse agatsiko k'abayuda wahaye gutwara igihugu cy'i Babuloni aribo Saduraka Meshake na Bedenego ntabwo bakwitayeho nyagasani ntabwo bakorera imana zawe kandi banze no kuramya cya gishushanyo cy'izahabu wagize gute kumva icyo Nebukadinezari yakoze cyari izahabu zonyine nk'uko Trump nawe icyo yakoze ari kimeze gute igishushanyo ni kiriya rwose none icyo yari yeretswe izahabu zari umutwe gusa warangije we cyose yakigize iki nk'uko Nebukadinezari yabigenje kandi aravuga ati iki cyanjye cyo nimwanga kukiramya umuntu mwumvise ibihano byafatiwe umuntu utari bukiramye reka mwumve umwuka w'ubuhanuzi igitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka abatubahiriza icyumweru dimanche bicwa ingingo ya 937 hazatangwa itegeko ryo kwica bera ari byo bizabatera gusenga ku manywa na nijoro kugira ngo barokorwe nk'uko Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yatangaje itegeko ry'uko abantu bose bagomba kwanga gupfukamira no kuramya igishushanyo bagomba kwicwa niko hazatangazwa itegeko ry'uko abantu bose bazanga kubahiriza itegeko ry'icyumweru bazahanishwa igifungo n'urupfu bose nibasome bitonze igice cy'ibyahishuwe igice cya 13 cy'ibyahishuwe kuko kireba umuntu wese wari we wese ukomeye n'uworoheje mwumvise ko bizaba bimeze nk'ibyo kwa Nebukadinezari none rero mwumve itegeko ry'icyumweru ukuntu rizatangazwa rimeze rizatangazwa mu bice bitatu icya mbere tubwirwa ko hazabanza kubaho registration kubanza kujya kwandika mu mategeko y'uko Amerika yemeje itegeko ry'icyumweru abanyamategeko tubonye ko aribo bazemeza icyo kintu nibamara kucyandika leta zunze ubumwe za Amerika bazaba bagihawe n'amadini ariyo ya myuka itatu isa n'ibikeri bazaba bagihawe n'ubuprotestani cyangwa amadini yayobye bandike ni twebwe ikimenyetso tubwirwa cya nyuma na nyuma Amerika nitangaza saturi kumwe bazabwirwa n'uyu muhanuzi w'ibinyoma kugira ngo bajye kwandika nibahabwa Amerika nimara kubyemeza ikore decree itegeko teka rizahana umuntu utazaramya ko uwo munsi bahawe ryizahita itangaza iki kimenyetso twebwe tubwirwa ko kwitangazo ari bwo abantu bose bazi ukuri imbabazi zabo zizaba zirangiye sibyo nacyo twabwiye ngo nk'uko gusatira bitari mu kwingabo z'abaroma byabereye abigishwa ikimenyetso natwe ubuhakanyi buzatubwiye imbere ikimenyetso ko kwihangana kw'Imana kugeze gute kurangiye nyuma yaho rero hazagaragara abantu uko byagenda kose twabonye muri Bibiliya ngo aho niho kwihangana kw'abera kuri bitondera amategeko y'Imana bihangana kubera iki umuntu yihangana kubera yuko ari mu bibazo bizashyira mu kaga abantu batazaruhuka iyi sabato bose igice cya kabiri kizazaho hazatangazwa itegeko ryo kugira gute ryo kwicwa batazaruhuka isabato yashyizweho bazashyiraho icya mbere izatangazwa kabiri hajyaho agahato gatatu hajyaho itegeko ryo kugira gute ryo kwicwa aho ngaho ni naho Yesu azagarukira ubu twebwe rero bagiye kwa registera uyu munsi umwe wo kuruhuka nibatangaza tuzaba duhawe ikimenyetso ko umuntu wese uzi ukuri amagambo tuyadusaba mu nambari ikomeye ngo nta muntu n'umwe uzacirwaho iteka atarahabwa ukuri kwerekeranye n'amategeko y'Imana ngo ahitemo ibyo bintu ntabwo bireba abadivantisiti b'umunsi wa karindwi kuko abadivantisiti nibo bazi ukuri kw'amategeko 10 y'Imana none se nibamara kwa registera biraza kugenda gute baratangaza hari amagambo ari mu gitabo cyitwa Daniel n'ibyahishuwe ngira ngo ngende nanagana ku musozo Daniel n'ibyahishuwe hari amagambo avuga ngo umuntu wese uzemera kuruhuka itegeko ry'icyumweru abihatiwe n'abantu abahisemo iki abahisemo ngo kuvuga ngo ni nk'aho ababwiye Imana ati mwami nzi ibyo ushaka ariko ntabwo ari byo nemera gukora
nzi ko ububasha nsabwa kuramya atari bwo ngiye kuramya. Uhereye none ngiye kubarara munsi y'umuriganya, niwe ngiye kujya ndamya. Ubutegetsi bwawe n'ingoma yawe mwami mbusezeyeho. Niyo ndahira umuntu uhitamo kubahiriza ibyo bintu abarahiye. None rero Yesu Kristo azabakoze iki? Tunacungane na Yesu Kristo n'ubuturo bwera. Ikintu cyabaga, amategeko yari ahera cyane. Umuntu wajyaga ahera cyane, izina rye ryatwarwaga n'umutambyi mukuru, agatwara izina ryakurikije uko ibyaha bye byihana. Kugira ngo tuze gusoreza kuri iki kintu, umuntu wese ajya imbere y'Imana yohereze amasengesho y'imbere y'umutambyi mukuru kugira ngo ibyaha bye byihanwe kandi ibi byaha bye bibashe kubabarirwa. Iri tangazo rizatangazwa na Amerika, ariko na Yesu Kristo nawe azatangaza irindi tangazo. Turibona mu Byahishuwe igice cya 22 ku murongo wa 11 avuga ngo ukiranirwa nagumye agire gute? Nagumye akiranirwa. Uwanduye mu mutima nagire gute? Yandure. Uwera nagumye yezwe. Inkozi y'ibibi yose ikomeze ikora ibibi. Ayo matangazo azabisikana. Amerika izabanza, Yesu nawe akurikireho. Niyo mpamvu rero, nk'uko amategeko niyo atumenyesha yuko umunyabyaha akwiriye kubabarirwa, kuko amategeko niyo ducumuraho, twarangiza twamara kuyacumuraho, iyo rero umunyabyaha agiye kubabarirwa ahera cyane, ntabwo umunyabyaha yababarirwa hatari amategeko. Amategeko arakenewe mu murimo w'isuzuma rubanza kugira ngo umunyabyaha asabe imbabazi ku mategeko yacumuyeho, na Kristo noneho atanga impongano y'ibyo cyaha umunyabyaha yacumuye hakurikije amategeko. None se amategeko nakurwaho umunyabyaha azaba akibasha kubabarirwa? Igisubizo ni bishoboka. Amategeko niyo amenyekanisha icyaha. Ntabwo amategeko ari agakiza, ariko amategeko yibandwaho cyane mu murimo wo gukiza umuntu, kuko amategeko ari yamenyekanisha icyaha. None se Yesu naba yahagurutse kandi ari watanga impongano y'ibyaha byacu, umurimo wo gukiza abantu uzaba ugihari? Nta murimo uzaba ugihari. Tubwirwa muri Bibiliya ngo azakubita icyotero cy'imibavu hasi, ariyo masengesho y'abera. Urusengero rwo mu ijuru rwuzura umwotsi. Nirwuzura umwotsi bivuze ko nta muntu uzaba ukibasha kwinjira muri urwo rusengero, ariho hera cyane. Nta muntu uzaba ukinjira amasengesho ye ahera cyane kugira ngo ibyaha bye bibe byababarirwa. Ubwo rero dukwiriye gukora iki? Dukwiriye gucungana n'amazina yacu icyo agomba kuvugwaho. Mw'iyi minsi tugeze mu gihe amagara aterewe hejuru, umuntu wese akwiriye gusamaya. Se turi kumwe yemwe? Iyo ibintu byabaga mu gihe cy'abatambyi, nta muntu wacunganaga na mugenzi we. Umuntu wese yacunganaga n'izina rye. Nta mugabo wacunganaga n'izina ry'umugore we. Umuntu wese yacunganaga n'izina rye. Dore ko ku Isabato twaneze icyigisho kivuga ngo cungana n'iki? Cungana n'izina ryawe. Tugeze igihe ushobora kunanirwa gucungana n'izina ryawe, ugasanga umugabo ntabwo abyiteguye. Cyangwa se utacungana n'izina ryawe ugasanga umugore ntabwo abyiteguye. Wamureberaho rero wamufatiraho icyitegererezo ukazibona mwese muzimiye. Ubugingo bw'abadivantisiti benshi buzazimirira hano hantu, kubera yuko bazihusha kubona itangazo ritangajwe kandi batarakiriye ikimenyetso cy'Imana. Hari abadivantisiti benshi babwirizanya ubusambanyi. Hari abajiya benshi bakorana jiya ubutinganyi. Hari abapasitoro benshi bakorana ubupasitoro ubugambanyi, twarababonye muri Covid. Iki cyaha nibatagira vuba ngo bakiyane Yesu Kristo akiri ku ntebe y'imbabazi. Yesu Kristo navuga rino tangazo muzabona bameze nk'abasazi ku gasozi. Mu matsinda naho tuhagaruka. Hari amatsinda menshi afite ubwaka. Ntabwo Yesu azarenga ku bwaka ngo asuke ihembura. Se turi kumwe yemwe? Yesu afite ijambo yandikishije, aravuga ngo iri jambo ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Ntabwo ubwaka buzeza imitima y'abantu. Ahubwo n'uburiganya Satani yatanze kugira ngo uyu murimo witwa gushyirwaho ikimenyetso urangire, abantu nta kimenyetso cy'Imana bakiriye. Hari abantu benshi mu matsinda bambura amafaranga y'abantu. Uraza kubwira, hari indirimbo twumvanaga n'uyu mugabo ku mugoroba ngo nguriza ifaranga nzakwishyura, wamara kuyamuha ngo uzongera umbone. Ejo mwakubitana akakubwira ngo nta nyandiko. Niko iyo ndirimbo yavugaga, yitwa ngo nguriza ifaranga. Hari ibyo bintu byarateye. Ibyo bintu byarateye, dufite abantu benshi bazanye abagore ba gatatu n'aba kabiri, benshi ibyo bintu byarabaye. Cyabaye wenda uzanye noneho ibibiri umuntu ahitamo ikibigahora. Cyabaye wenda uzanye n'umudamu ari inkumi ugiye kureba ukawenda ukagira ibintu mwumvikanaho.
ariko kuzana umudamu umwambuye mugenzi we, ufite umudamu wawe ugiye kuzana undi noneho unamwambuye mugenzi we, wasezeranye isezerano ngo uyu muntu ngiye tuzatandukanwa n'urupfu, si ubwo kuba ubatandukanyije ni wowe rupfu? aka nako ni akandi kaga. Ibi byaha birasabwa kwihanwa Kristo akiri ku ntebe y'imbabazi, kuko ikimenyetso tubwiwe ntabwo gishigaje iminsi myinshi, tubwiwe n'uko iki kimenyetso nikigaragara kwihangana kw'Imana kuzaba kurangiye. Se turi kumwe yemwe? Nuko Kristo azaba arangije umurimo wo guhongerera ibyaha by'abanyabyaha. Ihangane gato turaza wenda kuyumva. Ndagira ngo rero nsoreze ku magambo ari mu nyandiko z'ibanze. Ariko nshaka kubereka kano ka update. Aka kantu sinzi niba mwarakabonye kitwa 2026 kugira ngo mukarebe impamvu nkazanye nuko Trump yaravuze ngo umwaka wa 2026 ni umwaka w'isabato nyine. Papa nawe ryungama aravuga ngo umwaka wa 2026 ni umwaka nzatangira gushyiraho ikimenyetso cyanjye. Ikimenyetso cy'ubupapa ni ikimenyetso cy'inyamanzwa. Ntabwo nzi niba mwarabonye schedule cyangwa se iravuga ngo ni the world ahead 2026. Ni wandika muri web browser yawe uraza kubona the world ahead 2026. Harimo amezi 12 yose y'uburyo ikitegereza uburyo siza. Umva ukwezi kwa kabiri harimo intambara ya Iran na Israel na Amerika, niko byagenze. Ukwezi kwa gatatu ni intambara, ukwezi kwa kane ni icyorezo cya hantavirus, n'ukwezi kwa gatanu se muri kubibona yemwe. Ukwezi kwa May hari ubwo se kwa gatanu ni inkingo, ukwa gatanu n'ukwa gatandatu ni inkingo, ukwa karindwi ni pause, ukwa munani ni ikindi cyorezo ni inkingo, ukwa munani n'ukwa cyenda, ukwa cumi ni ikibazo cy'ifaranga, umuturage wese azaba ariho ntacyo afite ariko akabaho yishimye. Ukwa 11 naho ndi kuhabona inkingo. Ukwa 12 umuntu wese azaba aziritse. Dore reba uyu muntu arafunze mu munyururu. Gahunda yo gufata umuntu wese mu munyururu akaba afunze, andika ngo the world ahead 2026. Harimo ni video ndende ya prediction za Simpson, ariko nubona aho urahita uhabona video ndende, urahita uhabona aka kantuze uburyo imeze. Uyu mwanya rero uyu mwanya isi kugendera muri map. Muri kubyumva? Hamwe bavivura abo babikoze kera, abo bari kugenda bavivura. None se ko uyu mwanya tugize ikibazo cy'icyorezo cyanyi umupaka nifunze hariya mu Rwanda, hano batangiye gukaraba, batangiye gupima mu gahanga. Hari n'urugendo twari twifitiye ahantu, sinzi niba turabasha gukora ruya rugendo, ariko Imana iradufasha. None se nimba tubwiwe haruguru hantavirus yavuzaga ubuhuha, Iran yavuzaga ubuhuha haruguru, hagezemo ntuze nabonye Todorosa ngo adeclaringa yuko ari Ebola is a health outbreak emergency. Ni icyorezo noneho gihangayikishije isi. Abantu 88 bishikishe mu munsi umwe, noneho hakandura abandi 146. Icyo cyorezo noneho kibaye global emergency. None se koko cyabishe? Mwibuke yuko muri covid babanje kutwentimida no kudutera ubwoba kugira ngo dukore ibintu tutatekerejeho. Nibyo abantu benshi nyuma yaho bararize. N'uyu munsi benshi bari kutubaza ngo none hari amahirwe mfite. Hari abapenikote bari kutubaza ati none nari umunyamasengesho, none ko nakingiwe nkaba ngize zingahe, hari amahirwe mfite. Na nimugoro hari uwabimbajije ati none umuntu wakingiwe bite ko bireba bifatanye n'iri faranga, bikaba bifatanye n'irangamuntu, hari amahirwe? Ndamubwira ati rero ibintu by'amahirwe ntabwo umubwiriza yabasha kubimenya. Abantu bafite amahirwe ni Yesu bazi, ni uzatangaza itangazo. Ntabwo ngiye navuga ngo birarangiye, ariko kandi ukuri ngomba kukugaragaza nkuko kuri. Ibintu byo guhungiza abantu ngo mbanze nisobanure kubera ko ngo hari abantu ubwo buriganya bwagendanye, niba bwarakugendanye na mahitamo yawe, ariko nanone birarangiye. Ntabwo ari ngiye uvuga birarangiye. Twebwe tubwirwa kubwiriza ubutumwa bwiza, abantu babwakira bagakira. Turi kumwe? None se nimba tugeze muri Ebola, tukaba twasomye mu ntambara ikomeye kuko hazatera ibyorezo byinshi, page 115, kandi bikazahagarara ari uko umunsi umwe amaze guhatirwa abantu. None hano muri the world ahead 2026 tukaba tubona ibyorezo, inkingo, ngo inkingo zanabonetse hariya. Bikazahagarara ari uko umunsi umwe amaze guhatirwa abantu. Ubwo ni iki? Hari ibyorezo byinshi bigomba kuza.
bizahagarara ari uko umunsi umwe wahatiwe iki abantu. Nsoreze mu nyandiko zibanza amagambo nashaka gusoma. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu busozwa, nibwo twari twahereyeho. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu busoza, paji ya 212. Hano inuze amagambo yavuyemo, paji zaragiye ntazirimo. Ndayakura hese ma, paji ntazirimo. Intambara ikomeye se birahari. Ipfa kuzana bakijuje uti baraducanze ntabwo washaka intambara ikomeye. Ubu hari intambara ikomeye zingahera, ni nyinshi. Ubu paje nashaka 431 intambara ikomeye. Ariko kuva icyigisho nkizi cyitwa umuburo uheruka, umuburo igihe cyo makuba ya Yakobo, igihe cy'akaga, igihe cy'amakuba rwose. Mwumve paje muri iki gitabo gishyashya, ubwo ni paje 500. Haranditse ngo icyo gihe kizaba ari igihe cy'amakuba kitigeze kubaho mu bwoko bwawe, ariko Mikayeli umutware w'abamarayika akaba n'umurinzi w'ubwoko bwawe azahagoboka. Nuko buri wese wo mu bwoko bwawe wanditswe mu gitabo cy'Imana azarokoka. Igihe ubutumwa bwa marayika wa gatatu buzaba burangije umurimo wabwo, imbabazi zizaba zikuwe ku banyabyaha bo mu isi bacumuye. Se turi kumwe? Umurimo w'ubutumwa bwa marayika batatu ni uwuhe? Icyambere, tubwirwa ko umutima w'ubwo butumwa ari ukwihana no kubabarirwa iki ibyaha. Ukuboko kw'iburyo akaba ari temperance. Igice gisigaye kikaba kirimo amategeko 10 y'iki y'Imana. None ubutumwa buzarangira gute? Tubwirwa ko dimanche nitangazwa hazasigara igice cyitwa ijwi rirenga mu muburo umeze gute uheruka. Ariryo riboneka mu byahishuwe igice cya 18 umurongo wa 4 ngo numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti bwoko bwanjye ni mubisohokemo kugira ngo mwe gufatanya nayo ibyaha byawo kandi mwe guhanwa no kubihano byawo. Hari icyaha kizaba gikozwe kuko ibyaha byawo byarundanijwe bikagera mu ijuru ku Mana. Ntabwo ibyaha bya Babuloni ni ugukura amategeko 10 y'Imana. Ntabwo byarundanwa ngo bigere mu ijuru ku Mana hatagiyemo n'icyaha cyo gukuraho isabato. N'igikorwa iki nacyo bizarundanwa bite bizamuka. Niyo mpamvu Yohana yumvise irindi jwi rivugira mu ijuru riti noneho bwoko bwanjye nimugire gute ni muyisohokemo kugira ngo mwe gufatanya n'ibi byaha byawo mwe guhabwa no kubihano byawo. Ariko ngo ni bande? Ni bwoko bwanjye. Ntabwo harimo abadivanisi, ahubwo abadivanisi nitwe duhetse ubu butumwa kugira ngo tububwirisi. Igihe ubutumwa bwa marayika wa gatatu buzaburangiye rero, imbabazi zaba zirangiye ku banyabyaha bo mu isi bacumuye. Ubwoko bw'Imana buzaba bushoje umurimo wabo, buzaba bwarakiriye imvura y'itumba. Ngo buzaba bwaragize gute? Imvura y'itumba, ari byo guhemburwa guturutse ku mwami Imana, kandi bwiteguye rwose guhangana n'ibigeragezo bibutegereje. Abamarayika bazaba banyuranamo bava mu ijuru abandi basubirayo. Marayika wari watumwe mu isi azahaguruka atangaza ko umurimo yari yarahawe awurangije, kwishungura riheruka ryamaze kugera ku isi, maze abagaragaje ko ari indahemuka ku mabwiriza y'ijuru bose bashyizweho ikimenyetso cy'Imana nzima. Nuko Yesu arangiza umurimo we wo gusabira abanyabyaha imbabazi mu buturo bwo mu ijuru, azamura ibiganza avuga n'ijwi rirenga ati birarangiye. Maze abamarayika baziranenge bose barambika amakamba yabo hasi. Ubwo Yesu yatangazaga ku mugaragaro ati inkozi y'ibibi yose nigumye ikora ibibi, n'uwanduye mu mutima agumye yandure, naho intungane igumye ikora ibitunganye, n'umuziranenge agumye ab'umuziranenge. Buri wese azaba yaramaze guhitamo ubugingo cyangwa urupfu. Mwumva akaga Kristo yarangije guhongerera ubwoko bwe, maze akabezaho ibyaha byabo. Umubare w'abantu be wamaze kuzura, ubwami, ubutware no gukomera ku bwami byose biri munsi y'ijuru biri hafi yo kwegurirwa abazaragwa agakiza. Kandi Yesu akaba umwami w'abami n'umutware utwara abatware. Yesu agisohoka mu buturo bwera, abatuye ku isi bose batwikirwa n'umwijima. Muri icyo gihe giteye ubwoba, ubwo intungane zigomba kuba imbere y'Imana ikiranuka hatabayeho umuhuza, ibyaberaga abanyabyaha inzitizi bizaba byakuweho, kandi Satani wenyine ari usigaye ugenga imibereho y'abanze kwihana bose. Kwihangana guhoraho kw'Imana noneho kuzaba kwarangiye. Abo mu isi bazaba baranze imbabazi z'Imana, bahinyuye urukundo rwayo kandi basiribanga amategeko yayo.
abagome bazaba barenze urubibi rwo gukiranirwa kwabo, umwuka w'Imana banze kumvira ku iherezo abakuweho. Ubwo bazaba batamuruweho ubuntu bw'Imana, ntacyo bazaba bagifite kibakingira umugome. Satani azaroha abatuye isi mu makuba aheruka akomeye cyane, ubwo abamarayika b'Imana bazarekura imiyaga ine iteye ubwoba. Ku bw'ibyo ibyo abantu bararikiye bakabishyira mu bikorwa. Ibibi byabo bizasandara ku isi yose izajya mu irimbukiro riteye ubwoba kuruta iryabaye kuri Yerusalemu ya kera. Ibi bintu mubyumve ikintu kigiye gukurikira ibi bintu, mubyumve. Umwuka tubonye ko watangiraga abanyabyaha gukora ibyaha azaba yabakuweho. Uwasambanaga yihishe azajya akunyuraho ahita akurahira mu nzira, kubera ko umwuka wamubuzaga kubikora si uko atashoboraga kubikora, ariko umwuka w'Imana wamubuzaga kubikora yaragikomakoma. Aba ngaba mubona babutini bavuga ngo mfite igisasu nyambukiranyamugabane cyashyira Amerika hasi cyose, ntago ari uko atagifite. Umwuka wamutangiraga n'uwakuweho azagitera. Isi izaroha mu irimbuka rikomeye. Ibi ngibi mubona abantu ashaka kukwica akaguhusha, nuko n'ubundi ntabwo ari uko umwuka w'Imana wabaga ugifata. Imiyaga nirekurwa rero abanyabyaha bazarohwa mu makuba akomeye, ibyo bararikiraga byose bazahabwa amahirwe yo kubikora. Ntabwo Yesu ari uzarimbura isi rero. Abanyabyaha ubwabo ibitekerezo bafite, umwuka wa Yesu nubakurwamo bakabikora, isi y'ubwabo izahita irangira, aribo bayirangirije. Se turi kumwe yemwe? Izahinduka akaduruvayo. Rero ibi ni ibintu bigiye gukurikirana. Dusaba Imana rero, ubwo tubonye ko hari abamarayika bari kunyuranyuranamo, marayika ushyira ikimenyetso kubiteguye na marayika uri kugira gute, uri kuvuga ngo nimurekure imiyaga. Uyu mumarayika akorana na Yesu bya hafi. Niwe Yesu yohereje ngo agende arebe ubwoko bw'Imana batazabwibeshyaho muri ririmbuka, nabwo bakaburimburana na rubanda. Nafata ubwoko bw'Imana bwiringirwa abushyireho ikimenyetso. Uyu mumarayika rero mwumva ukuntu adufatiye runini. Narangiza gushyira ikimenyetso ku bantu, azazamuka asange Yesu Kristo amubwira ati, kukicaye ku ntebe y'ihongerero kandi umurimo wamaye wo gushyira ikimenyetso ku bantu nawurangije, byakugendekeye gute? Yesu namara kumvira itangazo ry'uyu mumarayika, azahita afata igicaniro cy'imibavu, arangiza ahita agikubita hasi. Uyu mumarayika niwe udufatiye runini. Yesu nawe ahita avuga ngo inkozi y'ibibi yose nikomeze ikora iki? Reka rero muri iki gitondo umuntu wese amenye icyo gukora. Amasengesho yacu tuyohereze mu cyumba cyahera cyane, kugira ngo ibyaha byacu Yesu agifite uburyo, intege nke zacu ndetse n'ingeso zacu zo muri twebwe zimeze nk'akiziritse ku muhoro, kugira ngo Yesu azongere ku byaha by'abandi banyabyaha ubwo agiye kweza ubuturo bwera, kandi nta cyaha kizasigara mu ijuru. Naraguka kubise hasi icyotero cy'imibavu ari cyo masengesho y'abera, natwe amazina yacu abashe gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Nibyo nabasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Kadusenga Imana. Urakoze Data wera, muri iki gitondo utugiriye neza, izina ryawe ryerane rihabwe icyubahiro. Amen. Tugusabye imbabazi zo gukiranirwa kwacu, amakosa yacu n'ingeso zacu bihora byisubiramo, duhora tugira intege nke buri munsi, kandi turi kubona neza yuko umurimo w'umutambyi wacu mukuru n'umurimo wo guhongerera ibyaha dukora urenda kurangira, kandi twe turacyafite ibyaha, turacyafite intege nkeya, turacyavuga nabi, turacyararikira, turacyiba, turacyasambana, turacyagira amagambo mababishye, kandi ibi ngibi nta muntu n'umwe uzahabwa imvura y'itumba gifite inenge cyangwa ikosa cyangwa buri jambo ryose ribi. Nyabuneka Mwami, ubwo ukicaye ku ntebe y'ihongerero, tuzamuye amafuti yacu n'ibyaha byacu kugira ngo nabyo bihongererwe, kugira ngo ubwo ugiye kweza ubuturo bwera ugatangaza itangazo ngo birarangiye, turagusabye kugira ngo marayika wohereje ushyira ikimenyetso kubiteguye, kugira ngo imitima yacu ishyirweho ikimenyetso cy'Imana. Dusabiye itorero ryawe muri rusange, turagusabye kugira ngo ubwo ari wowe waremye imitima y'abantu, akaba ari wowe uyizi, ufashe abantu banihira ibizira bikorerwa muri Yerusalemu, kandi ufashe n'abantu bari kunihira ibizira biri gukorerwa muri bo byose bikabatakisha, kugira ngo babashe gushyirwaho ikimenyetso cyawe. Mwami, hariho ubuyobe bwinshi, hariho kwitandukanya kwinshi, ariko hariho n'ibintu byinshi bijijishije, ariko ni wowe waremye imitima y'abantu, ni wowe uyizi. Turakwinginze ubwo ureberera itorero ryawe, kandi ukaba uyireba nk'uko ureba imboni y'ijisho ryawe,
turagusabye kugira ngo uhagarikire itorero ryawe kandi uhagarikire umurimo wawe, kugira ngo utwongere ikindi gihe gitoya cy'imbabazi, kugira ngo ubwoko bwawe butari bwabwirwa ubutumwa tubashe kubugeraho tububwire ubutumwa. Ngaho rero tugire neza muri iki gitondo. Ubutumwa turagusabye kugira ngo ukomeze kubwamamaza hafi na kure, ugere ku bategetsi bari gukora aya mahano kugira ngo bakure amategeko yawe. Nyabuneka ugere ku bacamanza mwami, ugere ku bapolisi, ugere kuri ba mudugudu, ugere kuri ba mutwara sibo, ugere ku baperezida bari kwifatanya n'imyuka itatu isa n'iy'ibikeri, kugira ngo bagezeho ubu butumwa umuntu wese abashe guhagarara mu ruhande atazamanukirwa n'umujinya wawe. Ngaho komeza kutugirira neza, uduhe kugengwa n'umwuka w'ijuru. Muri iki gihe ibimenyetso biri kwisukiranya cyane, turakwinginze kugira ngo umwuka wawe umudusukire, kugira ngo ubwo wavuze ko azatuyobora mu kuri kose akatumenyesha ibyenda kubaho, ntuduhishe ubwiru bwawe muri iki gihe. Turagusabye kugira ngo utuyoboreshe ukuboko kwawe kwera, kandi uduhe imitima ikorohera kugira ngo twemere ubuyobozi bugukomokaho. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.